Yago baramuripotinze kandi uwamuripotinze numva ngo yavuze ngo ajya akoresha content zo muri Iris TV ariko ibintu tuzi kuri Yago nuko akereya content ntago mbizi ntago twabijyamo nubwo turi inzego z'umutekano ariko content mani yo muvuga ngo content ngo gutya na gutya ujye ubona Jado iwe ibyo akora atabizi neza kuryo wamuzana muri izo diru zanyu grafera ari kurukuzana ibintu by'ububwama mani ukabwira grafera ngende ndi kuzana ibintu by'ubwama ibintu byo gukura mani ibintu byo Uramutse bite byawe mani bipi zawe ukoze uzukore mani turugupfa mani nzire Yago mani urabona nta rutugu rwakoze mu rusombi zose mani uriya mwana ni imfura njye nta na murengera n'ahantu hose mani bro Yago ni inshuti yanjye ariko ikintu kimwe atakoze mushinja ntago yaje ngo Jado umungu wanyu pone kasuweze ngeni Legacy TV nchimo kwa subscribe mu ntara amajyaruguru amajyepfo y'Iburengerazuba umujyi wa Kigali aba diaspora muri Amerika Uburayi Aziya Oceania mwese turashima cyane kabisa ngabo n'abantu b'abagabo nizera neza ko umwaka mwawutangiye neza kandi ukomeje kubaryohera nta wundi wagita 2022 uyu munsi ndi kumwe n'abavandimwe babiri barishimye pe basanze kuri boutique ye bari kwicururiza batipa baramika kameza ngatereka dusangira akawa nawe tunaganira ibintu bigende fresh kabisa binaryohe kamanye nsomeho so kwa nari kubareba ngare rero kuri Legacy TV reka utangire mubibwira man witwa nde nyitwa Buryohe aka Vincent nyumva nayo icurutse ukuntu tu Vincent ni fresh tuko fresh uko bye kabisa uko safi uko kabisa umustar yo bana so you need Jamari aka mwenye mari niki mwaka tutangira fresh niyo mazina yanjye tu no mu kirere yandu umukire niki Imana yampaye nkiri mutoya rero nta rutugu rukura ngo rusumbi zose urabona nyine mba nashoye nyine wese ntushone muri mwe mukuru ninde ko mbona mugiye kungana cyonse menshi tu makuru ni grafere tu wowe petit frère akushina kingahe niyaka ntago ari myinshi cyane ko turi hafi aho okay shamurangana kabisa mujye no kungana so Jamari rero dusanzwe tuzanye nguyo akina filime yarambwiye ati man nzabade uyu munsi nzaba ndi kumwe na grafere yansuye nshaka dusuruka dukoresha interview naje muri iyi minsi amazi minsi afite amafaranga niki navuga reka mugere wangurire n'akantu niko ndi gusoma kabisa turishimye turi fresh kabisa wamuguriye kabisa shana muguriye akana ariko kubera uyu mujiya ibintu bya showbiz mbona yoka cyane kandi kumubaza beef ziri hano tu beef ziri kiganje shabani ibintu bya YouTube channel zi beef zirimo nono aranyumvire ko twe abaye tubaza ko tubanye neza jewe nacha kubaza uyu mujama nk'umuntu uzi ibintu bya showbiz njye nibere muri business zanjye ariko nkabona kuri YouTube ibintu byacitse byadan bro ibira ibintu bya bifuze muri YouTube nize ibyabyo byose ari beef zihari ni Yago TV show Yago afite ikibazo na Jado kuri Iris TV ariko ibyabyo byose umuhungu nawe arakurikirana ibintu byose ababireba njye ntago mbreminga Yago ariko wenda nawe afite icyo yamuvugaho tu okay sinzi mu binzanyemo nk'ijisho ry'umunyamakuru cyangwa se nkuko mbibona nyine ibyo byabayeho Yago avuga ko channel ya reportinzwe iragaruka arabyo yashyize mu majwi kandi muri telefone tariki 19 nibwo na Jado yagiye kuri Iris akavuga ko ibyo bintu atarimo ngo Yago ari kuzana amatiku nabyo bisa ariko bivugwa Yago ashinja Iris ko bimukoreye na Iris akavuga ko ari amatiku kuri weho niba usanzwe bikurikira byanga ko niwe bivuze usanzwe bikurikirana ubona ibyo bintu uri mukuru ari we cyangwa se ubona utari kubeshya abanyarwanda muri abo ngabo arinde bura ukuntu mbona Jado Jado bura bari sample saburi ibintu akora aba very fresh man ese ushingira uvuga ko Jado ari we ubona
utari mu makosa cyangwa se ubona ari we wizeye? icya mbere urabona ibiriya bintu bya YouTube kwanza urashona si ushona biriya bintu bya YouTube ubu si Jado yahurira he nabyo kuvuga ngo ndi bamufungiye ngo cano ngo niki yahura he nabyo. Jado man umwana mwiza byadanje man biriya naba bavuga si ushona man urashona nawe. Uremeranya na graferi wawe? Njyewe ikintu mbivugaho ibyo byose Yago yatakiye abanyarwanda nk'abakunzi be kandi umukunzi wa amafaranga mu gifaransa ni ngo iki? Amafaranga ni fura Rwanda ni ay'amanyarwanda ariko amafaranga ni fura ari kigaragaza ko afite ikibazo. So kuba afite ikibazo rero ntago ngiye gushinja kanaka, ntago ngiye gushinja Jado cyangwa se ngo nshinje nde, ariko ibyo uko bimeze kose Yago yari afite ikibazo kabisa. Ariko ntago byari ngombwa ko ayikinza kuri uretse tuzamuka ngaho. Sinzi impamvu munzanye muri ibintu kandi muri nahigeze tujye gusangira twiganira uburyo ki byo rizaryoshye. N'ibintu biriho nose akariho karavuga bro. Yago ajya gusora ikiganiro cye yavuze ko nyine abantu muri potinze ngara abantu barenga nka batatu n'abandi benshi harimo ngabaje no gusura ngo inyogo n'iki nyine byose abivugamo. Akimara kubivuga we ntago yigeze avuga ngo n'uyu nguyu. Jado yakoze ikiganiro agaragaza chat nyine yandikiye Yago amubwira bazatere wibeshye abanyarwanda sinjye bari potinze cano yawe, kandi kuko yabigaragaje muri ntuza mu majwi bigaragara ko atari uko nyine ngende kuri chat ngiye banditse. Ikindi nabonye Jadarira umuntu w'umugabo ufite ubwanwa Jamari bora ntago ushobora kuba uri gutsindwa magakeya garafura akaba ari uri gutsinda. Hano ntago turi kuburana, umuntu ari gutanga igitekerezo cye yabi byose Yago. Nge n'ikintu cyambabaje buriya Yago yagize ibibazo. Nge ubwanjye nagiye gusura inyogoye kuko inyogoye ni inshuti yanjye. Nagiye gusura inyogoye ni inshuti yanjye, ni umwana wo muri quartier. Icyo gihe nagiyeyo ndumva nagiyeyo tariki ya mbere, ngira ngo abantu bakurikirana Yago barabibonye. Yago ni inshuti yanjye, ikintu mushimira nuko ajya ateza imbere impano. Yego na Iris TV irabikora, ariko Yago yadufashirije umuvandimwe inyogoye. So nari nagiye kunyogoye, yari yafunguye akabari njyayo muteza imbere muba hafi n'iki, ariko byarambabaje kuva ku nyogoye navuyeyo ngeze inansanga Yago yagize ibibazo, numva ibintu bamuri potinze. Ibyo byose ntago ndajya mu bintu byinshi. Yago yari afite ikibazo cyaragaragaye. Burya iyo bagiye kugufungira cano nuko hari abantu bakuri potinze. Nta bintu byinshi ndibivugeho, ariko Yago yarambabaje. Hawe kumeza udefanda umuntu wawe twumve kuko niba ubona ko ikibazo niba bara muri potinze Jado muhe Jado ko nzi ko ntari birye kuki uzana Jado muhe kuri Yago kamuhuza na Jado bimeze bite Yago na Jado kuki bihuza bigute ariko Petro sigaza n'ibintu mane byapfo mane ntabwo ndi guhuza ibintu biko bara muri potinze ya Jado harimo na ba Philipita n'iki ntazi neza, ariko hari ibintu nyine byinshi mba ntakurikirana neza. Ariko ikintu kizwiho Yago bara muri potinze, kandi wa muri potinze numva ngo yavuze ngo ajya akoresha content zo muri Iris TV, ariko ibintu tuzi kuri Yago nuko akereya content ntago mbizi, ntago twabijyamo nubwo turi inzego z'umutekano. Ariko content mani yo muvuga ngo content ngo gutya na gutya ujye ubona Jado we ibyo akora atabizi neza kuryo wamuzana muri izo diru zanyu muri graphe rero urabizi ndashona nyine, ariko ntago ngiye kuzana ibintu. Ikibazo ndi kumva uruguhengamira uruhande rumwe ukuntu njye ndahengamira ku ruhande rwa Yago kuko Yago ni inshuti yanjye. Wapi mani Jado ngenda mwemera byatare mani unamuvuze nabi twanaserera ahubwo. Ariko kuba wemera Yago ntago nanjye wemera Jado nemera Yago. Ariko ibyo bintu se bidushwanishe ma ese wamuvuga nabi impari ma
wapi ntago ndi kumuvuga nabi niba yaranabikoze hari ikintu bita karuma izamukurikirana grafere ari kuzana ibintu by'ububwamana mani ukabwira grafere ngende kuzana ibintu by'ubwamana ibintu byo gukura mani ibintu byo gaswera uramutse bite byawe mani bipi zawe uzi ko mani turugupfa mani nzire yagomana urabona nta rutugu rwakoze ngo rusondize mani uriya mwana ni imfura njye nta namurengera n'ahantu hose mani warasebye nta n'urusoni mani nta nagukora n'undi munsi peti uyu ni grafere iki gipeti zo ko kibagiwe icyo kiri cyo mani chest man gukona se bibone uretse manu gace mani gabanya ntuze uretse oya nase uko cyabyibagiwe man manu uri mu kubenta kwawe nshobora gusebya happy man abantu batandukanye bibafitanye ibibazo banamufitanye no kwabo ntabwo bibaho uretse mbwire cy'abankoreye man n'umuvandimwe ariko n'umuvandimwe ariko ayo mae iki ni igipeti mana anagikoma igikome ubibone mani iki si kibyimbye ni iki mani iki kibyimbye ni iki mani vipi umva nuko nubaho wicara oya man uretse mani tuje vuba none dore nubwo uri mukuru wanjye nanagukora icara nga kuko mubibone mwitunze abagabora uzi kugira ngo abantu muze gusangira bigende gutya icara reka twumvikane uretse nyine mubwira mani wajya mu biryo bakuru mani muri iki gihugu nakurwanira mwihanganire ni mukuru wawe mwihanganire nakuze urasebye umucama wanjye nta n'urusone we icara ngaha gutya ese garafure ntabwo yize kandi mani umubyeyi yakoze ibishoboka byose araturihira we ntabwo yize afite iduka hano ariko njye mani narize ndi umuntu mukuru nakumfata gutya mani ntabwo twapfa ibintu bya feke nk'ibi ngibi ntabwo ari ibya niyo usebye umucama wanjye mani tujya kurwana pe cyane bro ngayicara nyemera wicare basi nyemera wicare ntabwo nakwemera kugenda gutyo icara nta kibazo icara aransuzuguye ihangane ko gusuzuguye sibyo yamwe mwitonze icara neza ako se ubundi ibi bintu bya kamera wowe wanazanye nk'inshuti yanjye ni gukora ariko ni ukuganira ntabwo ari ukuvana mani ese buriya nka kiriya gikamera baba banadutunga nyine ni grafere ni ikintu ubwenge buke n'iki utangiye kurakurwa akabye nawe nigeze nkubwira ngo mu Rwanda mani hajya akantu kambere ndi kunywa nyine nsubiza nawe muri wenda bwo mu Rwanda aya mani ni uko uyu mupeti yatangiye kuzana ibintu bya rafari wawe kumusangira nta muzanye murasangira urumva mani niba turi no kuganira umuntu aba agomba kuzana fagiti zigaragara sibyo nose ugasemya iby'umucamo gera mu fagiti ko Yago yagize ikibazo akatwereka abanyarwanda ko bamufungiye cyane ariko uyu mupeti we nta n'ibintu azi arazana ibintu bya feke gusa bitagira akamaro mani ese urabona reka mani njyewe kujya usebya umucamo wanjye nzi neza ko ari seriye mani onika n'inshuti yanjye nakoze tugisha ukuri tubavandimwe ikosa nakoze bitumye mwarwananiye nakoze nyine nawe wari kubona mani ibintu bitangiye kuba nabi ugafunga n'ibyo bintu bya kamera n'iki twabifunga nk'abavandimwe twabifunga ko n'isomo rigomba kwerekanwa niba abavandimwe bapfuye nk'ingi bakarwana abantu bose bagomba kubyigira nta bintu birenze sibyo ko binararenze bro
ariko ibintu byo kurwana ntabwo ari ibintu bya hasi mwana wasebye umucamo wanjye no kwambia ibintu byose dufite inzego tutanumvikanye n'ibintu nta mpamvu yo kurwana mwana mpamvu yo kurwana mwana ahubwo akababwira usaba n'imbabazi mwana n'abavandimwe mana nsaba imbabazi n'usagara ibaze umukuru yasabye umutuzi imbabazi amazi mwana sibyo nose namenye amazi mwana nose nk'iyi fone nayiguza ngahe ko nayiguze miliyoni ubu niba yagiyemo n'amazi yanamenetse iri duka ryo rihagarariye angahe iri duka ryo rihagarariye angahe kundusha se umukire ararwana mwana wari wabona umukire urwana ntabwo wakwitwaza uvuga ko ari garafero uretse mwereke niho watangije intambara musaba imbabazi noneho usaba imbabazi kandi atakubashye wenda kuri mukuru we oya none se reba ibintu ankoreye mani kumenaho niba ari inzoga niba ari n'amazi simbizi binamenye wumva n'ijwi ryanagiye mani cyanagiye utari amafuti yawe umuntu grafrere mani utari amafuti yawe simana uzo udefanda n'ibitadefandwa mani birase byari byo kudefanda mani nyogo yuramuzi nyogo yurayizi ntayimenya sindi kuvuga ibyo nazi umuntu wazanye inyogoye n'indi ubwo unzanye ntago ndi muri interrogatoire mani ko twarebanaga ibiganiro bya Yago turi guseka twishimiye ko twabirebanaga twishimiye useka ngo ni wane ngo aguye ngo mu mazi ngo iki n'iki no si ibyo bintu wari ubizi kwa Jado ariko Jado nose ugibona hari ribiri usibye ko namwe muba mushaka kurengera nakubwiye nge nta muntu ushigikiye nakubwiye ko Yago ari inshuti yanjye ako kantu yakuguriye rero baramufungira mani arega nawe urareba yamuguriye akantu none niyo mpamvu ari kumufana mani baje bakamufungira iri duka rye bakarifunga ibyumweru 3 inshuti ze zabifata neza none se mani ngo twageze tubyoroshye ni ukwiye kunsaba imbabazi amenya amazi uri mukuru ariko zimusaba ibage mani irimo pasiporo irimo ibyangombwa byose dose ko bibiri amazi ko bituruka ko muri family ko na nubundi ari umutungo wa family na nubundi family ariko mba navurikiye mwana wawufata ngo umenye amazi gucyo gusa bro ariko nuko wari usanye ubugoryi bro ariko ubugoryi niwo wari ubuzanye wari utangiye kuzamura ibintu ariko azamuye ibintu adafitiye fact nibuze ubwe ariko mu buryo eka nkwereke bro Yago ni inshuti yanjye ariko ikintu kimwe atakoze mushinja ntago yaje ngo atubere inosa atwereka abantu bamuripotinze avuge ngo kanaka uyu n'uyu bandipotinze icyo kibazo cyabaye ariko nanone kuba konge nkuma urusyo n'ingasi niba Yago yarakoze iryo kosa ntago byavuga ko nyine ko nta cyaha yakorewe mani abantu bamugenzeho kandi na Jado njya numva biri buriya se ntabwo ushobora kuba bigaragara ko ushobora kuba ugarutse no kurangira rwa mukuru wawe ntabwo ngarutse ku ruhande rwa ngera kubwiye ni mukuru wanjye ariko mfite ibitekerezo nanyuze mu ishuri ndareba neza ndanariza impande zombi sibyo Yago afite ikosa rimwe narikubwiye ko atigeze agaragaza abantu bamuripotinze ngo aduhe fact ariko kuba ataraduhaye fact wasanga ari nabyo biri kudushwanisha shaniki kuyu ni umuvandimwe mwana Sumva kugarutse muri muduzi wadushiraga mu majwi n'iki uramujama mani ntanira ibirye bro ntari ibirye ahubwo fata ceti busa fata biga fata biga gure n'akantu kuko bansebeje muri Rwanda wabatumiza kamihariya na kamwe n'iki dusubiranye abanyarwanda n'ubundi icyo bakeneye urumva nta kibazo yaba Iris TV yaba Jado muri Iris TV yaba Yago bose icyo bagamije no gushimisha abanyarwanda bakabasetsa tukishima nicyo kintu bakora ariko rero nta mpamvu yo kurwana mani icamanga imbabazi nandazimuha mari aya nk'umuntu mukuru bro ntakubeshe pe kubera ko gushimisha abana ni ibintu byaje no gushimisha peti urukubo oya umuntu ariko
ariko nta rutugu rukura ngo rusumbize si bro urukumva se wowe wakoze ibintu baguha akantu nta ribi fata na big up umusaza tugasona ariko nta mpamvu ni umuvandimwe ntabwo mbemeze ngihita nsoza ikiganiro muri bwa buryo bwanjye buri wese mubaza ibibazo bitatu kuko ikiganiro cyayo ntabwo twakongera kurya kuko byahita birangira nta kundi nta kibazo ntabwo nashakaga ngo duserere bigeze ahangaha sori kabisa nawe waruje fo bya bindi uko bakuguriye akantu ngo imbeba ngo aha ni ukuvuga ejo akaza ngo ariko ngo nayo navuze ko ngo imbeba ngo yari yaciye aha ngo ni ikini yaraje ko nanjye ndi mukuru twese turakuze nta hantu hari uruhare wahagarara hahandi yari iciye hahandi yari iciye ntabwo ndi guhagarara ku mugore cyangwa umugabo ngo yari iciye aha ni iki uwabonye aho yanyuze niho yanyuze reka twisoreze mbabaza kuri kintu cya mbere tumanuka Jamani yambwiye kutize wowe ngo bakujyanye kwiragirira inka nyamara ufite n'amaduka ndakubaza ikibazo kijyanye no kwiga kugira ngo challenge koko umbwire neza niba ari byo igihugu cy'Ubushinwa kibakuye mugabane narabyibagiwe oyagerageza ni muri Aziya bro waravuze ngo ntibajye unakizi ko oya ni kwa kundi wite ni streng iriho ariko tu ni za streng uramvugira ngo agafundi gasumba agafundi inshuro 3 wihuta agafundi gafunda asunda dukoremo hip hop agafundi gafunda gasunda yo umuntu afite amenyo angahe 30 nayo jama mambo vipi mambo sawa kabisa unagamba chi nagamba Burundi comment ça va ça va bien merci how doing I'm doing well thank you so much salut magister magister aho birandetse ni ha afite umuvandimwe bahari ariko ntabwo ndakiga ariko tutaturi kwiyenza bagakiga birumvikana nk'abanyamakuru ndabizi ubu bwanwa ubu ngubu bwo hejuru hankorera kugira abantu bari kutira kuri kamera babibone ahangaha mu cyongereza babwita ngo iki ubwanwa mu cyongereza ni iki n'iki ntabwo nshaka ubwanwa bwose ubu ngubu bwo hejuru ushaka ubwo hejuru ko nari umukwaferi ngo ngiye kubikubwira n'iki si ngombwa cyane mani urumva ntabwo ari ngombwa cyane n'iki katwiganirira ibyubaka amafaranga mu gifaransa ni ngo iki amafaranga ni fura rwande ni ay'amanyarwanda ariko amafaranga ni fura naho amadolari yose namake fura darija ni ukuvuga amafaranga ubundi buri gihugu bitewe n'igihugu cyakoronijwe n'iki abafite inyito yayo so amafaranga muri rusange bayita larija mu gifaransa ariko larija harimo ama US dollar hakabamo biratanga hari dialogue twize kera sinzi warize ku gifaransa wize igifaransa nakize igifaransa byabyo byose nkizi gakeya ko kizokera muri dialogue twaraze bro mwaka wonyine dialogue twize mbere bavuga ngo mama je mari à la tête et transpire beaucoup mu cyarwanda bisobanuye ngo iki mama je mari à la tête mama ndwaye mu mutwe ejo transpire beaucoup ndimo ndabira ibyuya cyane byinshi twarize ko akira sori shaka mose kabisa dusanye nka president waduhaye ahantu ho kwigira nta kintu wasebye u Rwanda urumva niyo mpamvu turi mu gihugu cyiza giha abantu bose amahirwe yo kwiga amateka yabayeho kera yahezaga bamwe abandi ntabaye kwiga ariko ubu ufite umwana nicyo kintu nakangurira n'abantu
mujyana abana ku ishuri. Jado yagufasha utayise kabisa. Tuvuga ngo ibintu byabaye wane. Mujyana abana ku ishuri. Kuvuga ngo ayirisi ndakuraye kuri Legacy. Urumva niki ni yo mpamvu yavugaga Yago yavuze mani yancanze n'iki twananyoye mani turi kuri Legacy TV. Bantu ba Legacy TV mumbabarire mujyana abana ku ishuri bavuga ngo impano ni nziza zirafasha ariko ibaze noneho impano ifite n'amashuri bivuga ngo biba ari byiza cyane. Jamari wakoze cyane kuntumira ukampuza n'umuvandimwe nubwo bitanye ako nyine birangiye neza n'ubundi nubwo byageze hagati bikaba bikamera nabi ariko niki yagure n'akano kantu imitungo imana na kamera ariko mana sante banyarwanda mutubabarire niba twateje n'akabo ariko dusanzwe ako murabizi nazibana zitakomanye amahirwe urukundo nuko yarazanye ibintu birebire kubyihanganira narengezo nawe urashobora mukomeze mukurikire Legacy TV muyishake kuri YouTube mukurikire bashyiraho ibiganiro byiza ibiganiro byubaka ari abantu batoya abakuru buri wese hari ikintu yakwigira kuri Legacy TV. Murakoze bantu bacu mudufasha abantu ba Legacy mu gihe turi kuzamuka namwe mudufashe tuzamuke kuko abantu namwe muzadukenda twabafasha so keep in touch subscribe share like comment turakunda cyane ciao I'm still your boy P Onika Suez.